kandi uvuga uwo musozi uwo ari wo. Niba ari umusozi w'ubugumba uvuga ngo urahinduka ikibaya. Niba ari umusozi w'ubukene uvuga ngo urahinduka ikibaya. Niba ari umusozi w'inzara ubwira ko uhinduka ikibaya. Niba ari umusozi w'amagambo ubwira ngo urahinduka ikibaya. Ubwira ngo urahinduka ikibaya. Utizera ntibishaka kayinezeza. Kuki utizera atayinezeza? Umuntu wese utizera arema ikigirwamana. Akazi ni keza karagutunga ariko akazi ntikakubeshaho. Umugabo ni mwiza yagutunga ntiyakubeshaho. Njyewe sinzakorwa n'isoni. Iryo jambo uvuze niryo rirema. Nutegeka, nubwo usenga, nubwo wizereye mu mutima, zizagukora. Uwizeye aravuga. Ntago ari izananirwa. Rore yawe wayirangije ngari yinanirwa. Ahubwo ushobora kuvuga ngo utegereje Imana, kumbi nayo igutegereje. Twera kwa gufashwa na Mwuka Wera n'ibibane namwe. Mwaje mu mvura. Imana ibaha umugisha. Ntago byoroheye abantu n'ubukira cyagwa birumvikana. Abandi bazakurikira ijambo ry'Imana mu bundi buryo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Ndabona hari n'abandi bakibona aho banyura ntaza aho baje, ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ariko ikimenyetso cyo kumenya icyo ushaka, umuntu wese ubashije guteranira ino teraniro, Imana yo mu ijuru imutunguza igitangaza mu buryo bwihuse. Mu izina rya Yesu. Ni umunsi wagoranye ariko Uwiteka aragushoboje. Amen. Cyane amen. Munyikirize amen. Tuyihe icyubahiro amen. Ndabyumva imvura miragwa n'ubukonje ni bwose, ariko mwebwe muze kuba mudakonje. Umenye icyo washakaga, icyatumye unyura hahandi ngo ugere hano. Imana ikiguhera umugisha mu izina rya Yesu. Karindwi rero ni igitangaza. Ubundi karindwi bivuga umwuzuro. Iyo bavuze karindwi bavuga umwuzuro. Ubwo bavuga umunani bivuga new beginning. Iyo bavuze karindwi ni umwuzuro. Dufite abari kwiga sentetizeri ngira ngo barabibigishije. Do re mi fa so la si do. Iriya do ni indigami. Ni gisha. Ni indi generation. Rimwe nzafata umwanya mvuge kuri karindwi, noneho mvuge noneho ku munani. Mvuge ku munani nk'ushaka gusobanura ikintu gisha. Rero mwe muri aha ngaha mutegure n'ikintu gisha mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu. Nyuma y'aha ngaha hari ibyo mwuzuza, hari n'ibindi bitangirana namwe mu izina rya Yesu. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa karindwi Uwiteka araruhuka. Haleluya. So karindwi rero nk'uko yabivugaga ni ikindi kintu sumba byose baha umugisha mu izina rya Yesu. Nakomeje kwibaza cyane, mfata umwanya utari muto wo gusenga. Hari amagambo mujya muterura muyoboye gahunda nkumva agiye kunjyana ahandi hantu. Shobundi yasomye amagambo y'Imana yo mu gitabo cy'Itangiriro 45. Itangiriro 45 kane na gatanu. Imana yashimye kubakoresha. Mwibwiraga ko mungiriye nabi, ariko Imana ibakoresha kugira ngo benshi bazabone ubutabazi binyuzeho. Ibibazo umwana w'umuntu abasha kunyura iyo abitekereje neza biba biri inyuma y'umugisha, bizamo umugisha. Haleluya. Ibibazo umuntu agira iyo ubitekereje neza biba biri inyuma, hazamo umugisha. Ndavuze ngo hazamo umugisha. Uyu mwana agahita apfa, ibyo ngo biba bimaze iki? Ngo Imana iba yamutangiye iki? Kandi yavutse agahita apfa. Niko mbazaga
umwana aravutse ahita apfa, ngo uwo mwana Imana iba yamutangiye iki? Uwo mwana Imana iba yamutangiye kwigisha kwihangana. Imana iyo iguhaye umwana agahita apfa, ntacyo uwo mwana kindi yaje kumara, aba yaje kwigisha ababyeyi be ndetse n'inshuti kwihangana. Ku bakunda Imana nibyo twita bibi bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibyo twita bibi bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Niko Bibiliya itubwira, nibyo wise bibi byakuzanira ibyiza. Nibyo gusa Bibiliya yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Agaciro k'amanywa, fata mu biganza by'umuntu mwicaranye umubwire ngo tukabwirwa nijoro. Agaciro k'amanywa tukabwirwa nijoro, agaciro k'umucyo tukabwirwa n'umwijima, agaciro k'igisubizo tukabwirwa n'ikibazo. Isumba byose bahe kumva ibyo navugaga. Haleluya cyane, haleluya. Kuki Imana yemera ko tugira ibibazo? Kuki Imana yemera ko abantu baca mu bihe bigoye? Kuki se bamwe mushobora kuvukana bagatera imbere abandi bakamanuka? Byose Imana ibifitemo iyihe nyungu? Gutera imbere se no kumanuka biterwa n'iki? Icyo gisubizo mureka ngisubize ejo saa sita. Ikibazo ni uko kitazanyura, kuko ni ikintu dusabwa gushyiraho igisubizo cyimbitse. Wacyumva ukaba watera imbere. Kumenya igisubizo cy'icyo kibazo byatuma utera imbere. Kutamenya igisubizo cyacyo bishobora gutuma wapfa gutyo. Sawa, tugaruke ku ijambo ry'Imana. Turahagarara ku magambo y'Imana aboneka mu rwa kabiri rw'Abakorino 4:13. Rwa kabiri rw'Abakorino 4:13. Turacyari muri Yohana 1:1. Shaka uko duhuza ijambo ry'Imana gatoya, turihanuriremo, turisengeremo, tuze gutaha hari igikorwa dukoze. Ariko
ndasoma Luka 4:18. Luka 4:18 21. Mfite icyongereza hano ntacyo byaza kubafasha. Dufashe kama utirukanka cyane. Kadusome mu izina rya Yesu. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 duhereye ku murongo waho wa 13. Aravuga ngo dufite uwo mutima wizera. Twebwe dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo, uravugwa muri Bibiliya mu byanditswe ngo nizeye. Ndizeye. Nicyo cyatumye mvuga. Nicyo gituma mvuga. Natwe turizeye. Nicyo gituma tuvuga. Nicyo gituma tuvuga. Dusubire mwayo magambo niyo nshaka y'uyu munsi. Dusubiremo 13. Aha. Ariko dufite umutima wizera. Dufite umutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye. Dukomeje inyigisho twari turi guhabwa. Dufite umutima uvuga mu byanditswe ngo ko twizera. Nicyo cyatumye mvuga natwe turizeye. Nicyo cyatumye tuvuga kuko twizeye. Aha. Subiremo 14. Subiramo nacyo. 13 yisubiremo. Yego. Ariko dufite uwo mutima wizera. Dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo. Uvugwa mu byanditswe ngo nizeye. Nicyo cyatumye mvuga natwe turizeye. Uri kunsomera utitaye ku kintu na kimwe. Hereza uriya mikrofone. Nta kintu uri kwitaho. Fasha Edouard. Ariko dufite uwo mutima wizera. Vuga ngo dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye. Nicyo cyatumye mvuga. Nizeye. Yego. Nicyo cyatumye mvuga. Natwe turizeye. Aha. Yari umwe wizeye bigatuma avuga. Biri kumvikana? Yego. Umwe ubwo ni Pawulo uri kuvuga yarizeye nibyo byatumye avuga. Aha. Naho natwe turizeye. Nicyo gituma tuvuga. Natwe twicaye aha twizeye ntiduceceke. Biri kumvikanamo? Yego. Twe twicaye aha natwe turizeye bitume tuvuga. Amen. Hari kuzamo ikintu? Yego. Kibazo nuko bambwiye ngo icyigisho cy'ubushize ngo amajwi yanze. Yaba ari ibindi ubwo abadukurikiye sinzi aho bari buhere. N'abantu mwasibye ku cyumweru nimugoroba. Iyo wizeye biri kumvikana. Iyo wizeye uravuga. Bimbwirira umuntu mwicaranye. Iyo wizeye uravuga. Uramutse ugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi ntuceceka. Ahubwo ugira gute? Ubwira umusozi
uracyari kumwe abantu bakeya. Kwizera guherekezwa no kuvuga. Byari bikwiye ko witegura kuvuga ibigendanye n'ibyo wizeye byaba. Data wa twese uri mu ijuru, guhaye ikaze na karibu. Niba wizeye koko, vuga ibyo wizeye. Uramutse ugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wavuga. Kwizera twarabivuze. Kwizera kuri muri dimension. Kwizera kuri mu byiciro. Twaberetse ibyiciro byo kwizera. Kwizera kurandura. Kwizera kurakura. Kwizera turi kuvuga aha si ukwemera ko Imana ibaho gusa. Kwizera turi kuvuga aha si kwa kundi ko kuyisenga gusa. Kwizera turi kuvuga aha ni ukwizera kuri ku rundi rwego, kwemera ko Imana yawe ishobora byose. Mbese wageze kuri iyo level wizeye ko Imana yawe ishobora byose. Umaze kuyimenya rero, hari ikindi kintu ukora. Urizera ukanavuga. Uzi impamvu usabwa kuvuga? Kuki usabwa kuvuga? Yohana 1:1, mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yari Imana. Itangiriro 1:1, mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Isi idafite ishusho, yariho ubusabusa. Umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga, apana irareba ngo bibe. Imana iravuga. Kwizera gutuma uvuga. Iyo uvuze usohora jambo. Jambo ni ukubyara. Kwizera, dufite kwizera. Kwizera, haleluya. Ala petota sakaya meniando. Kwizera kuguhesha kuvuga ntago ari ukwizera gusanzwe. Ni ukwizera kuzamuka ukamenya igitumye wizera kiri mu mutima wawe. Turi kuri Zaburi ya 82:6 hatubwira ngo ni njye wababwiye ni muri Imana. Iyo hari ikibazo kiri imbere yawe ukamenya urinde muri Kristo Yesu, ukamenya wowe urinde, amagambo yawe ni icyariki, biguhesha kuvuga. Ngo wavuga ayo magambo uvuze kubara 14:28, ayo magambo Imana ikayashyira mu bikorwa. Uko ibishimwa mu bigawa si wowe uvuze, warakanwa gusa. Uko kwizera icyo kuvuze ijuru riragishyira mu bikorwa. Kubera iki? Turi abana b'Imana, tukaba Imana mu miremere. Turarema tutaremye mu buryo bwo guhera ku busa. Turarema duhereye ku cyo Imana yashyize muri twe ubwo yakuremaga, ubwo yaruhukaga ku munsi wa 7, kuko imaze kukurema, kuko izakomereza muri we. Yaguhaye ijambo nk'uko yari rifite ngo usigare uvuga. Kuyihe mpamvu? Kuyihe mpamvu? Luka 8:11, imbuto ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni imbuto. Avoka yera avoka. Iyo dusomye urwa mbere rwa Petero 1:23, muri buhasange twabyawe n'ijambo. Twabyawe n'imbuto itabora, ngariyo jambo ry'Imana. Ijambo n'imbuto.
ariyo jambo ry'Imana. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yari Imana. Ngiye kubagoraho gatoya munyihangane. Nutakumva ugaharira abakumva. Ntibigusaze. Hari igihe nshobora kubivuga rwose ntubyumve. Uhita ubiharira ababyumva. Imana iremesha ijambo. Yohana 1:1. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yari Imana. Luka 8. Nakubwiraga 11. Havuze gute? Havuze gutera? Oya, Luka 8. Niko havuze? Aha. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Ngomeza 12. Nushaka kurekeraho. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Warufashe he urwambere rwa Petero 1:23 hasome. Aha. Oh. Yohana 1:1 ho musanzwe twahavuze. Aha, aho havuze gute? Mwabyawe ubwa kabiri. Nagomye mubyarwa n'imbuto ibasha kubora. Mubyarwa n'imbuto itabora. Imbuto itabora. Iyo mbuto itabora niyo ndi kuvuga. Ni rya jambo ry'Imana. Wowe wabyawe ubwa kabiri kuko wabyawe n'imbuto itabora. Uvuka ubwa kabiri kubera iyo mbuto itabora. Iyo turangize dua ukugira urumva yumva. Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Amen. Ijambo ry'Imana muri bwaho basomye imbuto ni ijambo ry'Imana. Wabyawe ubwa kabiri ubiheshejwe n'ijambo. Uko kubyarwa ubwa kabiri ni imbuto itabora. Avoka irabyara avoka. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana, bwo kuba imbuto, bwo kuba akabuto kadapfuye nikabyara byinshi. Nshatse kuvuga iki? Igishimbo ndagiteye mu gishimbo cyo nsaruye ntabwo gitandukanye n'igishimbo nateye. Turacyari kumwe. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Mwabyawe ubwa kabiri kubera ijambo. Icyo cyakubyaye ntigihinduka. Uri ikindi kiremwa gishingiye mu mbuto ikibyaye. Mu gishimbo gitewe no mu gishimbo cyasaruwe birasa. Imana irekera gukomeza kurema kuko ijambo yakiza muri wowe ry'ubwaryo ryakomeza rikarema. Uko Imana ivuga bikaba. Ukaba jambo yari Imana. Jambo yahoranye. Jambo ari Imana. Ugakura ibishimwa mu bigawa. Ukabyarwa n'imbuto ariyo jambo. Ayiwe. Nta kintu gito cyazamo. Okay. Reka ibyo nkubabarire niba utabasha kubyumva. Navuze ngo harimo umuntu utabyumva utubabarire rwose. Turi gukora syllogisme. Kuko utabyumva ntago bitangaje. Iyo umaze kumva iki? Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yari Imana. Okay.
nindi. Jambo ni Imana. Mbere na mbere jambo ni Imana. Imbuto ni ijambo. Mwabyawe ni ijambo. Wowe wavutse kubw'ijambo. Iryo jambo ryakugize imbuto. Mwijambo nimwuvuka. Mu Mana nimwo so. Mu Mana nimwo so. Ntabwo nkwiye gutandukanya igishyimbo cyatewe n'igisanzwe. Zaburi 82 aho 6. Ninjye wababwiye ni buri Imana. Niyo silogisme bari kuvuga. Nicyo kintu bari kuvuga. Iyo Mana rero yo ntireba ikibazo ngo ivuze induru. Nicyo Pawulo agarutseho. Nshaka ko tugarukaho. Kwizera kumaze kukuzamo, kukumenyesha uriwe, ntikukwemerera kuba ibubu ku kibazo gihari. Iyo Mana isi idafite ishusho ivuga ngo habeho umucyo. Ku isi idafite ishusho ntivuga ngo kambayeho. Oya, biratangaza rero kuvuga ko kabaye ni ikibazo cyo kutimenya. Yewe wa musozi we wiyita iki? Uramutugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Si ngombwa ibya mirenge. Wabwira umusaza pana wawureba. Kuki wawubwira? Icyo kintu kikubyara iyo gisohoye nicyo cyitwa jambo. Iyo gisohoye kirarema. Iyo gisohoye haboneka impinduka. Iyo gisohoye niyo mpamvu abakubanjirije ngo barabimenyaga. Niki kibikubwira? Petero n'aba bari kumwe twakesheje ijoro turoba, twaburirije, nta mafi ahari. Ariko iyo uvuze turatera inshundura. Ni na kumanywa ntacyo twakabaye dufata. Ariko mu ijambo ryawe dusohoye ubwo uvuze wowe turumva ubwo byaremwe. Reka dutere inshundura. Muri tanoromari ntibikunda. Mu gihe gisanzwe ntacyo twafata. Ariko ubwo uvuze byaraye. Ubwo uvuze byaremwe. Hari amahame umukristo amenya mu Mana akamwimura. Ukaba pasiteri, aposto, ukayayoberwa akajya gufasha. Kuko we yamaze kumenya si uriho, ni Kristo muri we. Si njyewe uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Umukristo ukuze arabizi ko Imana imukeneye ngo igaragare. Isi y'ibitaboneka sibasha gukorera mu biboneka. Itabonye aho inyura, ikenera ikintu gifatika ngo Imana imenyekane. Ikibazo ufite rero n'uburyo ahantu uri buvuge irategereza uvuge, kandi uvuga udashidikanya. Uvugana kwizera, uvugana ibyiringiro, uvugana inkomezi kugira Imana yawe igaragare. Iri bugaragara usohoye ijambo, kandi ubwo bwoko bw'iryo jambo ikabusanga nta gushidikanya kurimo. Singira ikibazo cy'uko mwangana. Ngira ikibazo cyo kwibaza. Nunyumvishe nibusa.
ntabwo kugaragara. Uzi impamvu? Iyo wizeye ukavuga usohora jambo ararema, kuko jambo ni Imana. Wizeye vuga. Abakubanjirije kugira ngo Imana yabo imenyekane barekuraga ijambo bakavuga, bavuga Imana igakora icyo bavuze. Nawe isaha irageze ubwoba Satani akubikamo uburenze amaso. Wizeye uvuge. Abantu bivuga ngo uzapfa nabi uceceke, still ucecetse uzapfa nabi. Baranyumvishije ra? Nuceceke uzapfa nabi. Ijambo rirarema. Ubwo ucecetse riremye urwa rupfu. Nababwiye hormorgeyo, nababwiye ndi kubafasha, narababwiye sero ya siyansi ako bita subconscious kari muri wowe. Nababwiye Sigmund Freud, père wa psychology, uko akavuga. Nababwiye Emile wari ufite imiti akabikoresha. Nababwiye mbabwira otasegeso. Nababwiye Xenophon uko akavuga nka Emma. Mbabwira attraction. Isi y'umwuka barabiprove ko kano kantu kumva amagambo n'amajwi asohotse ko rero bakita gutyo muri siyansi, ariko n'izambaraga Efeso 3:20 bitewe n'imbaraga zitari zacu zayo ariko zidukoreramo. N'imbaraga zitari zawe zayo zidukoreramo. Siyansi iraziprova, Bibiliya iraziprova. Sinzi dayimoni yadufata itubuza kuzikoresha. N'abasanzwe bo hanze babaye mu buzima batuma zisohoka neza, batera imbere, bahindura ibintu, kuko ni karemano. Si impano z'umwuka, ni impano z'umuremyi. N'akantu Imana ishyira mu muntu mu gihe yamuremaga kabasha kumva. Uvuze ngo ndapfuye karabyumva, unakiriye simpfuye karabyumva. Ni ikintu cy'ubumana Imana yakubitsemo, kuko itazagufata ku ngufu. Niyo mpamvu yakagushyizemo. Iyo rero umaze kumenya ku buryo Imana yakuremye mu buryo butangaje. Narababwiye ngo muri sezerano rishya ni agree with, ni ukwemeranya. Iyo wemeye birahinduka. Iyo wanze suzapfa nabi. Niba ibyo nyogosenge yakuvuzeho byarafashe, ibyo uvugirwa aheraho Imana, wakizeye ko bizafata kurutaho. Hari icyanditswe nari mbemereye nge nashakaga gusoma, nshatse ndakivuga mu mutwe. Kiravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, yansigiye. Haleluya. Ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abantu umwaka w'imbabazi, umwaka wo kugendererwamo. Uyu mwaka utarashira, uyu ni ukubera umwaka wawe, umwaka ugenderewemo, umwaka usuwemo, umwaka ukoranyemo n'Imana, umwaka uhinduyemo ibintu. Suzaseba wowe, suzasubira mu byaro, ntuzapfa nabi. Ntabwo uri uwo hasi, uri uwo hejuru. Mwuka w'Uwiteka ari kuri nge ngo mbikumenyeshe. Yesaya avuga ibyo yaravuze ngo ni igihe kizaza Yesu
wabivuga aravuga ngo ibyo ngibyo bisohoreye mu matwi yanyu. Haleluya. Kamagarara aha nkubwira ngo bisohoreye mu matwi yawe. Ni umwaka w'ubutabazi. Wivuga ngo urasigaje iminsi mike. Hoya, kurema ni nonaha. Ibyiringiro bya benshi kwizera n'uyu munsi. Uramutse wizeye rero turavuga ibitandukanye n'ibyo. Ntago uzaseba. Hagize unyumva gatera haleluya nkumva uwo ari we. Ntago uzaseba wowe. Ntago uzaseba. Ntago uzaseba wowe. Ntago uzaseba. Gutera intambwe uri mu mwuka w'amasengesho. Bibiliya yaravuze ngo si uko wasenze. Imana sireba ko wasenze, ireba ko wasenganye kwizera, ireba ko wasenganye icyo kintu, ireba ko wasenganye ibyiringiro. Bene icyo kintu ngusenga kwiye gusenga na kwizera. Bibiliya yaranavuze ngo nunahanura ngahanura uko kwizera kwe kungana. Kubera ko Imana yarabikemuye. Utizera ntibishoboka kayinezeza. Kuki utizera atayinezeza? Umuntu wese utizera arema ikigirwamana. Se kwizera byananiye arema ikigirwamana. Uko Abisiraheli bananiwe kwizera bakiremera ikigirwamana kibajwe. Simbanye umwanya wo kubibereka. Niko umukristo bimera. Unaniwe kwizera Imana arema ikigirwamana. Reka nongere mvugisha ukuri, kibajwe. Uburakwe. Ya Bibiliya ivuga ngo utizera ngo ntibishoboka kayinezeza. Uzi impamvu? Unaniwe kwizera hava akagera arema ikigirwamana. Anko yakiba, akazi kakiba, bosi yakiba. Umuntu ananirwa kwizera akarema ikigirwamana. Mu mibereho y'ubuzima bwe ubura kwizera ikigirwamana kiri automatique. Niyo mpamvu utizera bidashoboka kayinezeza. Ni ukubera ko imbere ye hahita havuka ikigirwamana. Akazi ni keza karagutunga ariko akazi ntikakubeshaho. Umugabo ni mwiza yagutunga ntiyakubeshaho. Bivuge gute? Kwizera yo kubuze urema ikigirwamana. Kankoresha imvugo. Nimubona njye na madamu kuba turiho ni byiza ku bana bacu. Ako situbabeshejeho icyakora turabatunze. Kubaho sitwe tukugena. Kubaho kugena Imana. Ubuze kwizera. Ubuze kwizera uhita urema ikigirwamana. Nta n'ibigeragezo byinshi mwibitseho. Abigishwa babwira Yesu bavuga ngo umwigisha dukize kutizera. Barabigenzuye basanga ari indembe ziri muri koma. Baramukanguye ntubyitayeho ko dupfuye. Abakangukanye mwabanyakwizera gukemu. Nta randevu yo hakurya. Kwizera ni kukubuza ibibazo. Ahubwo kwizera kugaragaza Imana mu bibazo uhuye nabyo. Kwizera kwerekana kuguti dufite kwizera nicyo kidutuma tuvuga ntako ziba. Iyo wizeye uravuga. Isi ifite uburyo ivuga kuri wowe.
iyo wizeye urayisubiza. Siko bizaba kuba mutegereje, ntawe uzakorwa n'isoni. Ubwo mvuze Zaburi ya 25. Uyu muntu aba afite isoni, uyu muntu isoni ziba zimwegereye, ariko akatura amagambo avuga ngo keretse abavuye mu masezerano nibo bazakorwa n'isoni, bakava mu byo bavuze nta mpamvu, abo bazakorwa n'isoni. Njyewe sinzakorwa n'isoni. Iryo jambo uvuze niryo rirema. Nutegeka, nubwo usenga, nubwo wizereye mu mutima, zizagukora. Uwizeye aravuga. Topiki y'uyu munsi iravuga ngo igitumye tuvuga nuko twizera. Reka babwize ukuri. None mbabazi, babwira gute? Ubuzima bwanjye njye mubona, kereka umugore nashatse yahanzweho akambeshye, nta kintu aranyumvana cyane bishoboka kimbamo. Umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansigiye ngo menyeshe abantu. Ako hagize abanyumvaga bagatera haleluya. Yansize ngo nkumenyeshe kari igihe cyo kugendererwamo. Kumva aya magambo n'ubuzima, kumva aya magambo biguhinda imibereho, kumva aya magambo byirukana abazimu mu nzu, kumva aya magambo bizana intebe, kumva aya magambo haleluya. Kumenya aho Imana izanyura wabimbwiriye, ariko umuntu mwicaranye ntabwo ari ibyawe. Kora ibyo ushinzwe, nayo irakora ibyo ushinzwe. Ntabwo ari izananirwa rore yawe wayirangije ngo ari inanirwa, ahubwo ushobora kuvuga ngo utegereje Imana, kumbi nayo igutegereje. Muzamure ibiganza nsenge. Imana ibahe kumva ibyo mvuga. Amagufwa kuri imbere ni wowe uzayahanurira. Yawe wa magufwa yumye we, igufwa nirisanga rigenzi ryaryo. Umugabo wawe namera amaso amenya aho uherereye, aza guhiga aza mu muvuduko nk'uw'indege, amenya aho uherereye mu izina rya Yesu. Umuntu niba ari ukugurira imodoka, amenya aho uherereye, nayirukankane mu izina rya Yesu. Haleluya. Zola beto tasikala meniando. Haleluya. Turi gusenga, munyumve, turi gusenga. Iyo duteye iyi haleluya nzi icyo nge bivuze. Ndashaka gushima Imana yuko hari aho uri kunyura, ukahanyuruza Imana, ukahanyura ufite Imana. Haleluya. Imana yawe igiye kumenyekana. Haleluya. Imana yawe igiye kumenyekana. Haleluya. Imiryango yawe ikinze igiye gukinguka. Haleluya. Yewe wa musozi we wiyitiki, wa musozi we wiyitiki imbere y'uyu mugabo, wiyitiki imbere y'uyu musore, wiyitiki imbere y'uyu mubyeyi, wiyitiki imbere y'uyu mukobwa, wiyitiki imbere y'uyu mwana. Urahinduka ikibaya
urahinduka ikibaya. 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 Nawe bivuga ngo urahinduka ikibaya. Subiramo, urahinduka ikibaya. Wa musazi we wiyita iki imbere yanjye. Wa musazi we wiyita iki imbere yanjye. Vuga cyane ngo urahinduka ikibaya. Wa musazi undi imbere we. Wa musazi undi imbere we. Urahinduka ikibaya. Urahinduka ikibaya wowe. Urahinduka ikibaya wa musazi. Wa musazi urahinduka ikibaya. Wa musazi urahinduka ikibaya. Wa musazi we. Wa musazi we urahinduka ikibaya. Hagira batera haleluya. Ongera uzamure haleluya. Dufite kwizera niyo mpamvu tuvuga aya magambo. Subiramo ngo urahinduka ikibaya. Vuga ngo nanjye ndizeye. Nicyo gitumye mvuga. Ongera uvuga ngo urahinduka ikibaya. Urahinduka ikibaya. Bivuga inshuro ushaka nta muntu ugutangiriye. Urahinduka ikibaya. Iyo ubyivugire. Uvuga ngo urahinduka ikibaya. Nta muntu ubikubwiye ivugiye. Wabyivuge. Kandi uvuga uwo musozi uwo ari wo. Niba ari umusozi w'ubugumba uvuga ngo urahinduka ikibaya. Niba ari umusozi w'ubukene uvuga ngo urahinduka ikibaya. Niba ari umusozi w'inzara ubwira ko uhinduka ikibaya. Niba ari umusozi w'amagambo ubwira ngo urahinduka ikibaya. Ubwira ngo urahinduka ikibaya. Urahinduka ikibaya. Urahinduka ikibaya. Ziyoberanya ku buzima bwawe. Haleluya. Urahinduka ikibaya. Haleluya. Twakomera Kristo amashyi menshi. Ibyo mwavuze uhoraho yabyumvise. Haleluya. 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 Amen. Nundi ubishaka yitere. Haleluya. 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 Amen. Urahinduka ikibaya. Amen. Haleluya. Haleluya. Birahindutse. Dukomere Kristo amashyi menshi. Shimwe Yesu.